umwana asohotse mu cyumba gutya duhuza amaso, numva ijwi rimbwiye ngo kandi uyu mwana ntuzongera kumubona ukundi. Shaka kumubaza, ndavuga nimubuza arabona ko muhujije, kandi koko sinongeye kumubona. Ubwo yagiye twumva ngo bapfiriye mu Kiliziya i Nyamata, n'umuryango barumuna banjye babiri, n'umuryango wa papa abantu barenga 100. Na n'ubu sindatinyuka kujyayo, ariko nasigaranye ikibazo cyo kubona abana mama yansigiye ntabashije kubarinda, nkapfushamo 2. Wagira ngo hari icyo nari mfite mbikoraho. None sigarana n'ikindi kibazo, sinzi niba hari abantu bahuye n'icyo kibazo yo kutabasura niba barapfuye cyangwa bariho. Wahura n'umuntu ukavuga utarasa nawe ukajya kumureba, none ndavuga Mana wambabere, kandi ubwo nabwiraga Imana naye narayibwiye kwitabaho, twari twaradivorishije n'Imana. Ndabwira Imana nti wazambabariye ukambwira kuntu bari abana bapfuye, at least ningera imbere ya mama nzamubwire icyabaye ku bana be. Witwa Yvette we bamuteye grenade, nabo bene wanyu bose. Njya numva bavuga ngo uriya agahanga kari hariya Ntarama mu Kiliziya nakumwana papa yarabereye oncle, ngo yakundaga gusenga cyane, ngo baravuga turakwishe tukuteretse hano. Noneho arambwira ati uwitwa mami we ngo baravuze ngo kubera ko ari umukobwa mwiza ntabwo bari bumwice vuba vuba, ngo baramutema urugingo ku rundi ngo barebe ukuntu umutusikazi ataka. Ngo niko byagenze, ariko ngo ntiyarize, baramutemye ahantu ku handi. Uko yabivugaga numvaga umutima wanjye urimo gucikana. Ngo arangije ngo agiye kurangiza umwuka ugiye guhera, ngo aravuga ngo se ko mpfuye bariri bo bariho, ngo Mana ngo bababarire ntibazi icyo bari gukora, ngo akira umutima wanjye. Ndashima Imana kuri uyu mwanya mwiza imaye yo guhagarara imbere y'itorero ry'Imana kugira ngo mbasangishe imirimo y'Imana mu buzima bwanjye n'umuryango wanjye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94. Nkuko Apostle bivuze, abantu benshi banyita CPGL ko nakuriye Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Kubera amateka nababwiyemo gake nza gutaha mu Rwanda. Nibyo Yesu ashimwe. Rero nkaba nshima Imana cyane cyane. Impamvu duhagarara hano tuhamiriza nuko twibuka ko hari ibyo Imana yakoze muri twebwe umuntu atari bukore. Ikindi tukazirikana ko iyo abandi bumvise ibyo Imana yakoze muri twebwe bibatera ibyiringiro. Rero bene data dukomere, twibuke, twiyubaka, kandi amahoro y'Imana atwarire mu mitima yacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Yabambwiye ndi inshuti ya Women Foundation na Noble Family Church, ndi inshuti ya Apostle, ni na marene wanjye nubwo muruta. Ndabyubaha. Urakoze kuntekereza no kumpa uyu mwanya, n'iby'agaciro. Yesu ashimwe cyane. Mbere yuko mvuga ku bihe bya 94 mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, hari akantu kambabaje cyane muri 91 ngira ngo mbabwire. Nkuko Apostle yabivugaga, kugira igihugu gifite umutekano, nta ugukoma, nta ukubaza, nta ukubaza niranga muntu yewe, ni gitangaza. Icyo gihe nakoraga hari ya Kicukiro, hari PAM yari headquarters ya Trafipro, tujya muri Zinia. Twagendaga mu ahantu habaga ama Trafipro muri audit. Noneho turi mu modoka n'umushoferi n'undi moniteur, tugera ahantu Kabgayi. Noneho imvura yaragwaga, mbona umujandarme niko babitaga araza ahagaritse imodoka, ngira ngo agiye kubaza permis n'ibyangombwa by'imodoka. Araza aza kuri kote yanjye ngo sohoka. Cyewe ngo ndavuze ngo sohoka, ariko
njyewe se agatima gahita kagaruka widiskita, ndasohoka muri iyi mvura se, ngo sohoka ariko ngo ugenda wicare muri kiriya kiziba. Ndagenda n'umutima mwiza nicara mu kiziba ndatuza. 91 arangije we araza mu mwanya wanjye nari nicayeho, aricara mu modoka arafunga. Ndangije nicara muri icyo kiziba ndavuga ariko Uwiteka, nigeze ngusaba kundema ndi umututsikazi, ese ubundi wambwira icyaha abatutsi baba barakoze? Vraiment umuntu akansuzugura gutya gusa akanyicaza mu kiziba, imvura iri kugwa nta kindi nzira. Ngeze aho ndavuga nti okay, kuva uwo munsi ngenda n'ubwoba nareba n'umuntu agiye kongera kungirira nabi. Murumva iyo traumatisme. Ubwo rero ngarutse mu bihe bya 94, icyo gihe cyabaye ndi mukuru, ntabwo ndi mukuru cyane, nari mfite imyaka 24 ndetse nari mfite abana 2. Nari nkuze pe, umwana umwe yari hafi kugira 3, undi afite amezi 11. Nabanaga n'abarumuna banjye 2 n'abasaza banjye 2. Mukuru wacu yigaga Ikisangani muri Zaire, biba yaje kudusura muri vacances, urumva ko twari hamwe. Icyumweru kimwe rero mbere yaho, murumuna wanjye unkurikira ubwa kabiri yarangizaga 6e secondaire hano kuri Apakope, ansaba uruhushya rwo kugira ngo ajye Bugesera kwa oncle, habaga murumuna wacu wundi, no kugira ngo bajye gutegura uko bazarangiza iminsi mikuru hamwe n'umukuzine wacu, umwana w'ikinege wa oncle witwaga Bazimya Andrea, babaga hariya ku Kanzenze, yari umwarimu n'umugore we Helena. Noneho bantu bima bari muzi ko Imana ivugisha n'abantu badakizwa. Noneho umwana asohotse mu cyumba gutya duhuza amaso, numva ijwi rimbwiye ngo kandi uyu mwana ntuzongera kumubona ukundi. Shaka kumubaza, ndavuga nimubuza arabona ko muhujije, kandi koko sinongeye kumubona. Ubwo yagiye twumva ngo bapfiriye mu Kiliziya i Nyamata, n'umuryango barumuna banjye 2 n'umuryango wa papa abantu barenga 100. Na n'ubu sindatinyuka kujyayo, ariko ejo bundi 15 nzajyayo. Yesu ashimwe. Ariko nasigaranye ikibazo cyo kubona abana mama yansigiye ntabashije kubarinda, nkapfushamo 2. Wagira ngo hari icyo nari mfite mbikoraho. Noneho sigarana n'ikindi kibazo, sinzi niba hari abantu bahuye n'icyo kibazo yo kutabasura niba barapfuye cyangwa bariho. Wahura n'umuntu ukavuga utarasa nawe ukajya kumureba, none ndavuga Mana wambabere, kandi ubwo nabwiraga Imana naye narayibwiye kwitabaho, twari twaradivorshije n'Imana. Ndabwira Imana nti wazambabariye ukambwira kuntu bari abana bapfuye, at least ningera imbere ya mama nzamubwire icyabaye ku bana be. Imana yacu irumva. Narigenderaga hariya Sonatube, mbona umuntu araje ngo ayiwe ngo arasa na mami. Ntuzi hehe mami wowe? Ngwino. Ati mami twari kumwe mu Kiliziya Kinyamata. Mpita mvuga ni haleluya. Arambwira ati witwa Yvette we bamuteye grenade nabo bene wanyu bose. Njya numva bavuga ngo uriya agahanga kari hariya Ntarama mu Kiliziya nakumwana papa yarabereye oncle, ngo yakundaga gusenga cyane, ngo baravuga turakwishe tukuteretse hano. Noneho arambwira ati uwitwa mami we ngo baravuze ngo kubera ko ari umukobwa mwiza ntabwo bari bumwice vuba vuba, ngo baramutema urugingo kurundi ngo barebe ukuntu umututsikazi ataka. Ngo niko byagenze, ariko ngo ntiyarize. Baramutemye ahantu ku handi. Uko yabivugaga numvaga umutima wanjye urimo gucikana. Ngo arangije ngo agiye kurangiza umwuka ugiye guhera, ngo avuga ngo se ko mpfuye bariri bo bariho, ngo Mana ngo bababarire ntibazi icyo bari gukora, ngo akira umutima wanjye. At least ndavuga Mana uyu mwana yagiye heza,
nubwo byambabaje ariko nararuhutse kumenya ukuntu byagenze. Ngarutse rero aho twari turi n'abandi basigaye. Umwe muri basaza bacu we yabashije gupfumura asanga inkotanyi kwirebero. Ahantu twari dutuye rero ntabwo bahise bica. Twamaze ibyumweru 2 turi mu bwoba. Sinzi niba ababaye muri icyo gihe umuntu wabaga ari bupfe waramurebaga ukamubona mu rupfu. N'ubwoba bwinshi. None muri ibyo byumweru 2 twabagaho mu gisuzuguriro giteye isoni. Ugira ubwoba, ugire guhahamuka, none ukabona nk'umuntu mujye mugirira abantu neza. Hari umukecuru twari duturanye namuhaga isukari, umuceri, afite abana b'intera hamwe Kristo Yesu. Mama wabo arabye ati kwa Liliane ntimuhagere. Yesu ashimwe cyane. Araza kubera kubura ukuntu ari bungenze, akagucaho akakuzenguruka mu nzu, akaza akajya mu cyumba akambara ibyo ashaka, donc kugusuzugura. Kugeza ubwo nyuma y'ibyumweru kugushyira hasi munsi ya 0. Nyuma y'ibyo byumweru 2 uwitwa Noheli kuri RTLM niwe wadutanze. Aravuga ngo hari Nyamirambo aho bitaga mu Gitwa, kuva ku Badventiste ku rusengero kuzamuka kugera ku Mumena ngo hari umwanda. Bakunzi bwakeye ye baba we bega ibitero, kandi abo bamanukiye aho twari turi. Batwicaje hasi. Noneho Imana yo mu ijuru uwo munsi yadukijije. Munsi yacu hari umusaza bitaga Kigeri. Uzi ko bashobora gutema hano akeguka nka kapo. Baramutemye. Noneho umuhungu waravuga ati reka mfe kigabo nawe atema intera hamwe. Uwo niwe watumye dukira. Ya ntera hamwe itatse babandi bose bamanuka kujya gutabara mwene wabo. Noneho kubera nihahamuka twiruke tugume hano tukora iki? Kakana k'imyaka 3 nababwiye ndakabura. Mfite kakandi gatoya ku ruhinja. Noneho hacaho umuntu aravuga ati ariko mwakwirutse baraza kubageraho umujinya wagabanutse. Turirukira hese. Munsi y'iwacu habaga konseye ni nka executive w'umurenge na murumuna we. Turavuga ngo reka duhungireyo wenda baratugira. Rero kuhungirayo ibintu bikomesha. Hari umukingo wa metero nka 7. Mukuru wanjye arasimbuka, mfata wa mwana ndamumunagira, aramusama, nanjye ndasimbuka. Kumbe nasimbukiye ibintu by'ibicupa sinabyumva. Tugiye kwa murumuna wa konseye, aratubwiye ati mugende mupfe kigabo. Aratwirukana. Iruhande rwe hari abahungu nabo b'abatutsi baravuga ati muze dupfire rimwe. Turagenda tuguma mu nzu. Imana iturindiraho. Bacaho barazamuka baragenda ngo babandi batubuze. Imana ishimwe. Noneho kera ubwenge bwagarutse ntako ninde uri kuva. Ngo rega na amaraso yawe. Uyu muvono wanjye nakomeretse rya resanga harimo igicupa kingana gutyo. Tuba muri ibyo bintu. Undi muntu wadukijije yari umujandarme wabaga kuwitwa Karamira, witwaga Murokore. Intera hamwe zaza twaterwaga n'intera hamwe zo hano mu Gitega n'izo mu Nyakabanda. Bari babiwe. Noneho we akababwira ati iyi zone ni yanjye. Iyi zone ni yanjye ntimukatere hano. Tugira aho agahenge. Uwundi muntu wa gatatu tujye tugira neza abana bacu bazayiboneraho. Haje umujepe w'icyo gihe Yesu Kristo yari afite amaraso ahantu hose. Yari afite ijisho ritukura ku buryo iryo jisho narasinziraga nkaribona imyaka 5 yose. We yinjiraga ahantu ntiyabazaga kwari ukwica gusa. Yarayishe bapusuri barabaza yamaze kwica kwa Barwamuningi, amanutse kwa De Gaulle, amanutse hariya hose kwa bajyaga kwa Bateteri, amanukira iwacu. Sasa abantu bashungera ngo barebe ukuntu biri bugende. Noneho mubonye namujya ariko batubabariye. Ngo mbabarira simbabarira iki?
uri umututsi? Ndiwe. Gusa ubundi wanyuniye? Ntiwacu papa wanjye akora ku bitaro hari Ingarama hariya muri za Nyagatare za Byumba. Ngo agenda ngo Byumba haturuka umuntu usanga none arandeba ngo ari kumpiranga muntu yawe, areba irangamuntu yanjye, ngo uyu ni papa wawe, uyu musaza ni papa wawe? Nti ati ntabwo mugipfuye, ati njyewe utabishe, ati mu rugamba rwo muri 91 yari ku rugamba, baramuta barazamujugunya ku bitaro papa wanjye yakoraga, ngo amaraye yose yashizemo. Papa araza akayafata akayoza, ngo akajya afata urabona twa tunini tugira amabare abiri twa amoxicilline, akanagamo, amaze gukira yasubizamo, ngo none nari muhembye kumwicira abana we, ngo ntabwo muzapfa. Nkareba nkavuga mu gitondo yatuzaniye umuceri, atuzanira amavuta, atuzanira amata, atuzanira ibishyimbo, turangije turavuga yanze kutwica komsa, agiye kuturoga. Tuba turetse kubirya, inzara dukubise turabifata da. Yesu ashimwe. Noneho muri icyo gihe hari inshuti zacu twari duturanye, banasengera hano, baradufashe baduhisha iwabo. Noneho Imana ibaha umugisha, mama Jima araduhisha n'umuryango we. Noneho biza kumenyekana ko bahisha abantu benshi bashaka kubica kubera twebwe. Dufata decision yo gusubira mu rugo. Mu rugo nyine n'uguhebera urwaje. Tutashye mu rugo, ariko muri umuna wanjye we asigarayo, bamuha n'irangamuntu yabo. Yesu ashimwe. Noneho muzi ko Imana yangendereye, rimwe twasohokaga kota akayaga saa 11 mu gitondo, sohoka mfite agahinda mvuga ntariko ati Ruwen twakoze iki, sinshobora no kurenga irembo. Mbona sinzi niba muza akanyoni kitwa kanyamanza kaza imbere yanjye, karabyina kakagenda kakageririya kakagaruka. Noneho agahinda karanyica, ndavuga Mana, umuntu waremwe mu ishusho yawe ni gute narushwa agaciro n'inyoni? Karaza kangera imbere, karandeba, uko kandeba nanjye ndagatumbira. Noneho kandebye numva cyacyoba na wa mwuka w'urupfu unshizeho, ngira conviction muri ngewe yuko ntazigera mpfa. Amina. Ubwo si Imana ntiyangendereye? Noneho turi aho ngaho, utazi uko biri bugende, ntabwo ngiye kuvuga ibitero byatugezeho, gusa ndashaka kubabwira umusore nawe kandi twaje kumenya ko ari umunyarwanda, wabaye muri Zaire. Kwa kundi umuntu aba umunyamugi, arazanambye atari ko riri ubundi si ugupfa no gupfa, uraguma hano urapfa, tugende urapfa, tante la chance. Hariya mu Biryogo hari kamyo iri gutwara abazahirwa. Ese ko wowe wahabaye, uzi n'igiswahili, uzamangara, uzi igifaransa, waje. Noneho tujya inama, kera twazaga mu Rwanda tugasiga carte pour citoyen Gisenyi, tugafata yino tukaza. Iyangiye yari yarasigaye Gisenyi, nise ndagenda gute nta carte pour citoyen? Mukuru wanjye wari waje muri vacances yarayifite, ndambye ari se wowe wagiye? Ati se nagenda imbere wahangayikanye n'abana, none ufite n'abana, reka ahubwo wowe ugende, njyewe n'aka kana gato yagasigaye natwe tuzasatura tuzanga inkotanyi. Kubera ko nababwiye ko Fifi we yari afite irangamuntu. Yesu ashimwe. Ese shimye ko nabyemera, mu Biryogo nzahagera gute? Ati we banzu nyemerere. Bafashe iyo carte pour citoyen, sinzi niba hari abayisi, yari ya vert, ikimo cya drapeau flambeau ya jaune. Bakundwa, Imana iri bugukize ihera no kubusa. Iyo carte yari fake Mana yanjye, kubera harimo amazina ya Kinyarwanda kandi ntibayashakaga.
basibishije amazina nani alcohol, bafata ikirayi barakikatamo, bacoramo Republique du Zaire, bagira gute batera kashi, bafata ifoto w'umuzahirwa ntazi bamushyiraho ngo niwe mugabo wanjye, barangije bampindura amazina. Ubwo se nayo nkitwa Murekatete nitwaga Okako Sifadi. Haleluya, Yesu yaratuzigamye. Noneho nzagera gute kuri ya kamyo? Aragenda wa muhungu agurira interahamwe amuha amafaranga, agenda ntunze imbunda hano, mpetse akana kamwe hano nakandi ngafashe gutya. Uwo muntu mujyanye he? Ngiye kumwicira, sinzi ibyo bitaga niba ari kuri stende bari bagiye kunjyana. Icyo kintu gituma angeza kwikamya. Ngezeyo batuye no umunyarwanda nta nubwo ari umukongomani, ariko Imana irabazimya mbona bebanyemereye. Iyo kamyo yari ikamyo ifite container ifunze. None abakongomani bashyizeho imyumbati, imbabura, matera, ibiki byose. None kakanya kasigaye badusesekamo. Tugezemo tubura umwuka, badukuramo. Badukuyemo, Yesu ni mwiza. Baragenda bakata cya kikaroseri cyo hejuru. Noneho bukeye turagenda. Izuba karibu, imvura karibu, ibihe byose. Kandi ubwo umwana mutoya yari asthmatique, mubyumve. Noneho Uwiteka we, imbere y'abera ngushimiye urugendo rw'umusaraba twagenze rw'iminsi 10, kuva hano kugera i Kamembe. Si amasaha 8 6 yari menshi, ariko twahagenze iminsi 10 kubera kutemera ko ndi umuzayirwazi. Mana wankuye ku giti cy'inyoni, kubera umwanya nta detail nyinshi ndi butange. Hariya kuri Nyabarongo Kristo Igitarama, donc buri barrière. Rero numvise agatekerezo kanjemo ngo kuva ntihongere kuvuga ikinyarwanda. Ubu ngubu wigira umusazi. Maze kumenya gusenga nibutse uko nahuze ntishaka, nabaye nka Dawudi imbere ya Kishi kabisa. Noneho ntihongere kuvuga ikinyarwanda kuva ubu. Twagera kuri barrière, musohoke mwese bakadusoro, kandi ubwo turi kumwe muri iyo kamyo na murumuna wanjye ntituziranye. We n'umunyarwanda, jewe ndo umukongomani, tukarebana ku jisho, yatambuka natambuka, twari twarumvikanye ntuze niba nanyica ntuzerekane emotion ukomezanye n'aba bana, nawe niba kwica nta emotion. Noneho bati ibyangombwa, nkahagararana. Iki kigore nticyumva, nayo ifite imisatsi myinshi narayisutse amariboto, muza amariboto y'indodo zimeze gutya. Noneho ukisiga n'amatafari, we nisiga n'amatafari. Noneho munyemerere mbivuge, umwana yo nkagira ibere irindi nkarishyira hanze kugira ngo be kuntekerezaho cyane. Ntigize umusazi nyine. Hari umutotsikazi wakwigira gutyo, niko bavugaga. Noneho rero Imana ikamfasha, kubera ko numvaga ibyo bavuga byatumaga mbasha kukontrola emotion na reflexe zanjye. Ngo zana ibyangombwa nkahagarara gutya. Wowe Mana we, ntabwo nini boye uzoloba nini nazokata? Nini boye nazokata? Pourquoi tu me parles comme ça? Est-ce que j'ai un problème avec vous? Je suis pas rwandais moi. Ariko afite n'umunwa muremure. Iki kintu ntabwo ari igitutsikazi, ni igizayirwa. Pourquoi tu me pointes le doigt moi? Nilifanya nini? Lakini hakuna mtu hapa na yua Kiswahili tuongee. Mimi siko nasikia bia mko mnasema. Barangiza bakareba ngo iki ngiki ni mukireke kigende.
ngo yarangiza ngo genda, nkahagarara ariko ko kitagenda. Ni nini uko nasema nini? Tu a partir par merci beaucoup, nzambe apambola bino, bye bye. Hinjira mu kamyo. I Butare twaraye hanze kuri prefecture. Interamwe zija kujogoramo abantu bo kwica. Bagenzi ubugufi bwanjye bwaranyijije. Naragiye niseseka mu bana, ndi munyamunya neza, wa mwana wari urwaye museseka mu mwenda nari nambaye, noneho bakaza bafite igiti. Ariko iki si ikintu gikurura, iki ni icyana, nkaceceka. Barangije baragenda. Tubona turenze i Butare. Tugeze Igikongoro, ya kamyo irapfa. Kandi ubwo kamyo nayo yari umushoferi nawe w'umututsi wayubohoje ahantu. Twagera hano bati twice Kagame, bakamufata yarafite ijosi, bakamushyira tugasenga Mana napfa turava hano gute. 2 jours après turagenda ahantu hitwa Intendezi Icyangugu. Twahageze bamaze kwica umuntu wari umusitari, umuntu witwa Eugene waririmbye indirimbo yitwa Umulisa. Bamugejeje aho baramubwira bati hitamo tukwice cyangwa twice umugore wawe. Aravuga ati munyice. Barambwira ntabwo nari nzi ko ufata umuhoro ukawugira gutya kwibuye hakaka umuriro. Bati dore ukuntu tugiye kukugenza, uratwemerera kuri umututsi kazi uyu munsi, kuko niba twishe mwene wacu ntugire ngo we turakureka. Nkarebana, pourquoi vous allez me tuer? Moi j'ai rien à voir avec vous, hein. Kumwirato wacyo aseme nini? Shabyihorere. Noneho turagenda tugera Icyangugu, Kamembe. Kubera petite sœur yari afite ibyangombwa byo mu Rwanda, we ntitwabashije kwambukana, turatandukana. Noneho ndagenda rero mpura na Gaheza hariya kuri Rusizi ku kiraro. Bamarishije amasaha 6 banze ko ntambuka. Bati niyo wagira gute ntabwo twemera kuri Muzayirwaze. Bakajya ku ruhande ngo tubigenze gute. Umwe ngo tumukubite, undi ati niyo twamukubita urabona uriya musazi buri urabona ari bwumve. Noneho bagezeho bati reka tumukange dufate. Hari abantu bari bicaye bategereje urwa Pilato. Dufate umwe muri mwene wabo hano tumunage mu kiraro amureba. Arikanga abyemere. Bafashe umuntu, man iyo nayo ni trauma nagendanye paka naciye muri deliverance. Bafata umuntu gutya bamurekurira mu kiraro mu mazi. Cyokora narahindukiye ndeba gutya. Ngo naona kisi tutakufanya. Mbazi mtanifanya vile mimi niko Mnyarwanda. Kwa nini mtanifanya vile? Noneho baravuga batazi ko numva. Ngo yewe iki nta maranga mutima gifite mu kireke cyambuke. Ngo genda. Ndatuza. Ariko wagiye. Ndaceceka. Nyuma aseme wende, nasema asante mubarikiwe. Ndambuka. Tugeze hariya nani abakongomani nabo banga ko nambuka. Ariko bo Kameme twarabahereje turambuka. Wa musore wadutwaye ancumbikishiriza kwa muramu we w'umupasiteri. Ariko nkunda abapasiteri, ndabubashya abakozi b'Imana. Batwakiriye batatuzi. Bakundwa, mbe uziko koga ari igitangaza? Uziko kuryama mu gitanda ari igitangaza? Twamaze iminsi 10 mu bindi bintu byambabaje aposo. No kubona umwana ari mwambwira ngo mbe mama saa 6 yagiye he? Nko kuvuga ngo ko tutakirya. Saa 6 yagiye he? Ndambwira mwana wanjye saa 6 azagaruka vuba. Njya kuva mu rugo mujye mubana n'abakozi banyu neza. Umukozi wanjye wo mu rugo sinzi hano yavanye ibikopo bya gigoze na amata y'abana yarariho. Noneho arambwira ati uzajya uha abana.
ndibuka ko muri Nyungwe nabuze amazi, fata amazi atemba shyiramo ya mata, ndavuga ngo aho kugira ngo umwana yicwe ari desidrate, ningeraho iyo njya nzamuvuza. Murabyumva ibyakurikiye nyuma yo kubaha umwe hano undi hano undi hano. Umupasiteri aratwakira, nuhagira utwana baryamye iminsi ye, baduha ibiryo ku buryo kuvuga iyo ndi muri dushe mba mvuga mu ndimi, kuko nibuka ko namaze iminsi irenga 10 n'ingahe ntakarabye. Yesu ashimwe. Tuhamara icyumweru ndimo kugenda nihuta kuko hari n'undi mukozi w'Imana uri buvuge. Umukozi w'Imana akajya dusengera, ariko mwari muzi Imana icyo gihe n'ukuri nari umusilamu, nta nubwo nemeraga ko Imana ibaho, nari narayanze kubera nigeze kubasangiza ubuhamya bwanjye. Arangije arambwira ati reka ngusengere. Imana imbona ntayizi ikabona destiny yanjye, ikambwira umugambi wayo ku buzima bwanjye. Umupasiteri tugiye kugenda arambwira ati se ngusengere? Ntiwapi, ntabwo nizera Imana. Ati ngezaho burya tujye tugira n'inyurabwenge, tabaga ariko uyu muntu yanyakiriye watanzi, uyu muntu nakwemeye mu by'ikinyabupfura nubwo ntemeranya n'ibyo asenga, nkemera nibasi nsengera. Arasenze we Mana, abapasiteri n'abana beza, mujye mukunda abapasiteri. Arasenga sinari nzi wagiye mu mwuka wari we. Arangije arampanuriye ngo wa mudamu we, niwireba ukomeza uyu munsi Imana ikunyeretse warakijwe. Namusetse inseko y'abadayimoni ngo Imana ikunyeretse warakijijwe, uri umupasiteri uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, uri Imana izagukoresha mu gusana imitima y'abantu. Uri umupasiteri. Ndamubya na sante bambe angurira laissez-passer. Bati surajyahe? Ntibukavu sinahaguma, numvise ngo waje interahamwe. Igoma ho hari famille ya mama yose sinshobora no kujyayo kubera interahamwe zagezeyo. Basi reka mfe kwiyahura ngi Burundi. Bati gi Burundi nugerayo basuzage no muri HCR. Ibuvira Mana y'isi n'ijuru hari interahamwe. Tugeze ku mupaka ahantu bita Katumba, wambuka kujya i Burundi, umugabo wari muri bureau yanga kunterera ngo nambuke, ngo uyu ni umuzayirwaze, uyu ntabwo ari umuzayirwaze, ni umututsi. Nahiriwe kuva saa 2 kugera 18h yampakaniye. Nigira inama, bona umusirikare wari uri hariya ku burinzi, murebye mbona asa nkaho ari mwene wacu. Ndavuga ni rero ndagenda ndamwigera, ndambya nturaho. Ati bwa bundi uri umunyarwanda, ntingwino nkubwire, ndi umututsi kazi, ndokotse umuhoro w'intera hamwe, none uriya mwene wanyu yanze ko nambuka. Ngiye kugusaba ikintu kimwe ukorera Imana ukinyemerere. Fata ututwana twanjye ubanza uturase, hanyuma nanjye unkurikizeho. Ndagenda nezerewe ko nishwe na mwene wacu, ndagenda ntababajwe nuko kuko kote ya Zaire hari intera hamwe zari zitegereje umuntu wese batari bwemerere bamukorera ibyo bashaka. Yego bari bahari. Noneho ndangije ndamubwira nti wabungiriye neza, unkijije umupanga n'abari abantu aho hantu. Cyo kora nahakoreye isengesho mbwira Imana nti Mana uzambabarire undinde gupfusha umwana munage hano nkomeze. Icyakabiri uzandinde umuntu wandepinga akamfata ku ngufu, nubona bigiye kubuza reke byatume mpfa. Ariko Imana yarabinkorera akabyara. Amen. Wa mugabo mubwiye gutyo amarira mutemba mu maso, yahise avuga ngo ujya mu Gesera. Ahita agenda afata laissez-passer yanjye, abanza abwira kwasiteri ya nyuma yari isigaye ngo se mama ugiye ye? Ni simbizi, ngo umutegereze uze kumugeza aho agiye.
afata resepasi yanjye ayiteramo n'umujinya wose, aranjyana anyicaza mu modoka ngo nutagira aho ujya ugende muri HCR. Hari umuhungu twari twaravanye i Nyamirambo muri cya gikamyo, arambwira ati mama, amafaranga afite ni 5 by'amarundi, ntabwo byavamo resepasi yacu uko turi bane. Sasa kubera ko ufite abana n'abari abantu bari hariya, wowe genda izi 5000 ngiye adresse ya kuzine wanjye i Burundi akwakire, tuzareba ibikurikira. Baranjyane bangezayo, bamaskini aranyakira aho i Burundi kwahamaza amezi 2 gutyo hafi 3. Tujya muri HCR, baratubaza mushaka kujya Belgique cyangwa Canada, ariko hagati aho babantu babashuti bacu, musaza wabo yakoraga muri HCR akora accident ari hariya icyangugu, ari mu kubabara hafi kujya muri koma, aravuga ati iyi ni occasion ya Fifi yo kwambuka. Ahita avuga ati nkeneye garde malade twambuka ni Bukavu, nuko wa murumuna wanjye yambutse. Noneho ngeze i Burundi, abandi famille atucumbikira. Ngeze i Burundi rero aho kwishima ko narokotse, depression iramfata. Ese ubundi wajyaga he kucyurokotse wenyine? Bene nyoko bari hehe? Nkajya nibwiriza nkicara nkarira. Nagize ubuzima ruko murumuna wanjye angezeho. Wa muhungu ubungu baba muri Amerika, twarabonanye tugirana ibihe byiza. Yaragiye anzanira murumuna wanjye, angezeho man, tukicara tukarira. None abandi bakavuga Imana yandindiye hariya hano ndayishimye. Abandi bakavuga twinywera inzoga. Ntabwo nigeze nywa inzoga. Batigerageza itabi yewe. Havuga ntabwo nabishobora. Ngo ubona ari ikindi dusigaje. No ama ngize gutya numva umwotsi ugiye mu mazuru, ndavuga ntabwo mbishoboye, mumbabarire. Imana hari abantu bangirikiye benshi aho hano. Yesu ashimwe. Noneho turi bujye muri Canada nko mu cyumweru gitaha, sinzi uko nafunguye televiziyo mbona Inkotanyi, mbona Kigali yafashwe. Ndavuga muri Katete ndatashye, na Canada ngiyemo ndatashye. Abaturasinya ntimugende mu mensinye muri HCR ko nta Canada nshaka, ndatashye iwacu. Nuko natashye. Yesu ashimwe. Njya muri bya bihe mwese muzi twari turimo byo kuyubaka. Yesu ashimwe. No mu kintu cyatumaga ngaruka, nuko namenye ko wa mukuru wanjye ariho. Inkotanyi zaje kubarokora zibajyana ku Irebero, yarari kuvura abasirikare. Nza kumva itangazo kuri radio Muhabura ko papa wacu ari gutangaza ko we ariho, niba hari akana ke kaba kararokotse. Ndavuga ndatashye. Noneho turi muri ibyo, mu mutima wanjye nari mfite umujinya n'uburakari n'agahinda. Baba rumuna banjye babiri barapfiriye mu Kiliziya Nyamata. Noneho Imana yo kabyara yamfatiye aho ngaho za 90 na kangahe batangiye kutujyana gusenga. Shimiye Imana cyane ko mpagaze hano. Mukozi w'Imana Pastor Bahati ari hano, yigeze kwigisha hariya mu Kiyovu, ari muri Full Gospel hariya mu Kiyovu. Yigisha ijambo ngo twigishe kubara iminsi yacu. Ngo aravuga ngo eske ama decision wafashe mu buzima. Ngenda ntekereza decision nafashe, ngo ubu ntabwo wafata decision kwakira Yesu. Nko nababwiye nakiriye Yesu inshuro nyinshi cyane, ariko uwo munsi nameningaga business. Nisanze imbere nta wampamagaye. Uwo munsi ndavuga nti nakiriye Yesu, nkomeje inzira y'agakiza, kuva uyu munsi ndamaramaje. Amen. Noneho nubwo najyaga mu rusengero nari ngifite umutima upfuye. Imana ishimwe. Nakize muri 99 mu kwa 4, twari muri Kave. Mukozi w'Imana ahagarara imbere aravuga ngo umuntu wese wabaye mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi naze hano tumusengere. Ngo ariko mbere yo kuza ngo Imana irabasaba kubabarira. Si unasikia tena? Si unasikia? Besi pendake. Ibi nibyo ntakunda.
njye nari ifite ikibazo kimwe nanjye mu kinsubize. Ni gute nababarira umuntu utansabye imbabazi? Ni kubera iki bambwira kubabarira umuntu utansabye imbabazi? At least nansaba imbabazi mbyemere mubabarire. Siyo logique ra? Ariko Imana yaransinze. Ntaho ngiye. Ntaho ngiye. Ntabwo bazi ibyo twaciyemo. Usiko nta byiringiro by'ejo twari dufite. Warakoraga ngo ni hahandi ubundi se bimaze iki? Yesu ashimwe. Ariko imbaraga z'Imana zaranteruye. Nisanga imbere. Ndagenda nditorora, mpagarara hari imbere. Sinzi numva imbaraga z'Imana ziramfashe. Nafunze amaso, nararize. Ndira marira toutes les larmes de mon corps. Ndarira sinamenya ko abandi amaterano barangiye kubasengera bagiye baranyihorera. Narayarize nyarira ubwo nyasiga aho ngaho ngira ngo numva ngize amahoro. Wa mujinya na bwa burakari numva byose bimvuyeho. Kuva ubwo kugeza ubu ndashima Kristo. Yesu ashimwe cyane. Alleluia. Rero twaje twebwe kugira umugisha, tubona umuryango wa mama bavaga muri Zaire, tubona ababyeyi, tubona turi entouré, umuryango wacu twese dukunda Imana, dukorera Imana, ibyiringiro bigenda bigaruka. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe banjye, Yesu ashimwe, bose abo twarukokanye, Imana iraturinze. Wa murumuna wanjye nasize Kamembe, ubu n'umupasiteri muri Amerika. Barumuna banjye, basaza banjye batoya, bari ubudogo mu nkotanyi, nabo twaje kubabona nyuma. Imana ishimwe. Na twana twabayeho. Yesu ashimwe. Ni bakuru rwose babaye abakobwa n'abahungu beza. Na nyuma yaho Imana inyongera abandi 3. Yewe mfite n'umwuzukuru. Hari uko Yesu atagize. Yesu ashimwe cyane. Muri make ntabwo nabona umwanya wo kubabwira byinshi, ariko muri make ni ibyo ngibyo. Ndashima Imana. Bwa buhanuzi bwa wa mupasiteri nasetse bwarasohoye, ndi mpagaze imbere yanyu ndi pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kandi Yesu ashimwe, ntabwo nava hano ntashimye umubyeyi Imana yahaye u Rwanda, His Excellency Perezida wacu n'inkotanyi zaturokoye. Yesu ashimwe. Ikindi ndashima igihugu gifite umutekano. Kubona ngenda nta unsabirangamo, nta wongera kunyicaza mu biziba, nta wongera kukureba azifuriye. Imana ihabwa icyubahiro aho u Rwanda rugeze naho rugana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kubw'abakozi b'Imana. Imana iguha umugisha Apotre. Imirimo mukorera Imana, amaboko uha abantu, gusana imitima y'abantu, tubiha agaciro kandi imbere y'Imana ni iby'agaciro. Yesu ashimwe. Haleluya. Bakundwa, Yobu yaravuze ngo erega hari ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa cyuko cyakongera gushibuka, ngo nawe imizi yawe yaba iri hasi ikabumira iyo ngiyo mu mukungugu, ngo iyo cyumvise odeur y'amazi kirongera kigatoha kikaba nk'igiti gitoya. Turi mu bihe by'itoto, turi mu bihe ayiwe, iyo tuza kuba tudafite Uwiteka imikanyari yari kuba yaratwishe. Iyo tutaza kuba dufite Uwiteka agahinda kari kuba karatwishe. Ariko Uwiteka yaradukijije. Uwiteka nahimbazwe. Ijambo ry'Imana rirambwira neza. Umwanditsi wa Zaburi ya 34 yaravuze ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, ngo kandi akiza abafite imitima ishenjaguye. Imana yankijije, Imana yantabaye, Imana yampaye amahoro, nawe yakugirira neza. Haleluya. Ukaba ugifite uri mu bihe, ibi bihe bigusubiza inyuma, mugira Imana kuko muri munsi y'amavuta y'umushumba. Alleluia. Yesu wacu arashoboye. Amina. Haleluya. Ndashima Imana cyane. Muri make hari byinshi ntashobora kuvuga, ariko ndashima Imana yandebye ntayizi, ikamenyesha iki ntekerezaho, uyu munsi kabimpagaritse mu mugambi wayo.
ihimbazwe, ishimirwe ibyo yakoze mu buzima bwacu. Erega bene data ndangiza, ntabwo tuza hano guhamiriza kubera ko turi ibigoryi cyangwa ari ukwimena inda cyangwa kwishyira hanze nk'uko abandi babitekereza. Nuko hari icyo yakoze. Petero yaravuze ngo ibyo twiboneye n'amaso yacu twakwiyumanganya gute? Hari ibintu rero bidashobora gutuma duceceka. Tugomba kuvuga umwami Yesu n'ababandi bakiri hahandi turi nabo bakagira ibyiringiro. Yesu abampera umugisha. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane Apostle, ndabashimiye.